kose arankunda 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 son amour m'a envahi alors que je m'y attendais pas. Non, rien n'est plus beau que son amour. Je sais que ni la mort, les souffrances, les tribulations, rien ne me séparera de son amour. Yeah, son amour. Yeah, son amour, amour, yeah, son amour. Indirimbo arankunda nayanditse ndi muri meditation cyangwa se kwa kundi uba wicaye uri gutekereza ku buzima, uri gutekereza ku buzima bwawe, uri gutekereza ubusabane bwawe n'Imana. Natekereje ku bintu byinshi umukristo ashobora kunyuramo. Umukristo ashobora kunyura mu bibazo bitandukanye. Umukristo ashobora kunyura mu ndwara cyangwa se akanyura mu bigeragezo byo kubura amafaranga, ubukene. Umukristo ashobora guhura n'intambara zo muri z'abantu. Umukristo ashobora no guhura n'intambara yo gucika intege. Kubera iki? Kubera ko wenda yanyuze mu nzira zinyuranye na gahunda z'Imana ku buzima bwe. Rero ngewe narabiririmbye nsanga ndi kurimba refrain niyo yaje bwa mbere cyangwa se cya gice basubiramo. Nsanga ndi kurimba ngo uko bimeze kose Yesu arankunda arankunda. Ndakomeza ndabiririmba numva indirimbo inkoze ku mutima. Ndabyibuka nari mu cyumba cyane bitekerezaho ndavuga ariko urukundo rw'Imana kuki dukunda kurwibagirwa iyo twahuye n'ibibazo bikomeye, iyo twahuye n'ama challenge mu buzima, mu bukristo bwacu, mu rugendo rwacu. Kuki dukunda kubereka ko Imana idukunda? Kuki tutibuka ko byose bifatanyiriza hamwe no kutuzanira ibyiza nk'uko mu Baroma byanditswe? Hanyuma Imana irafasha, abantu benshi bagiye bamfasha kugira ngo indirimbo igere hariya. Ntabwo ari giye genyine, ni benshi bagiye bamfasha kwandika, ni benshi bamfashije mu njyana. Yewe Imana ibaha imigisha myinshi. Abafashije harimo Mbaga w'Ibutare, harimo Mark Gwamaka wo muri CLA, harimo Charles na Billy. Charles ari muri Anointed Vessels, Billy umukozi w'Imana muri Women Foundation. Hanyuma wanyuma rwose ndagirizaho ntabwo ariwe wanyuma. Ubanziza wanyuma ni Johnson, producer Johnson. Yaramfashije cyane, niwe twakoranye indirimbo, niwe producer. Imana imuyigisha cyane, umuhungu ufite impano kandi afite n'amavuta rwose. Audio yayikoze neza, Imana imuha umugisha aho ari. Hanyuma na video Cedru, Imana yatugiriye neza tubasha kuyikorera muri Amerika, kandi Cedru twakoranye neza. Ndashima Imana kuko hari abantu Imana yahaye impano yo kwandika. Abo bantu barahari kandi nukuri Imana ibaha imigisha myinshi cyane. Harabo Imana harabafite ubushobozi bwo guhita bandika indirimbo, ariko hari n'abandi bazi kwandika gusa, wenda ntibaririmbe cyane. Ibyo byose ndashima Imana ko byose ari byiza ku murimo w'Imana, kandi byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo umubiri wa Kristo cyangwa se abakristo bafashwe. Ndashima Imana ko indirimbo nzi neza ko yagize impact ikomeye ku bantu benshi bamaze kubimbwira. Ariko mu kuyandika ngewe nanditse ibintu bibiri gusa. Nanditse chorus, nandika na bridge iri mu Gifaransa n'Icyongereza. Ibyo nibyo nanditse. Ariko ama couple cyangwa se ibice uwo navuze kare yitwa Mbaga niwe wamfashije kubyandika. Ariko twaravuganye kandi yaramfasha cyane, akunda kunyandikira indirimbo. Kugeza ubu tumaze korana indirimbo ebyiri. Naramuhamagaye ndavuga nti si indirimbo hari icyo wumva wayikoraho. Arambaza niki ushaka kuvuga muri indirimbo. Niko namusobanuriye ndamubwira nti umukristo ahura n'ibibazo byinshi, umukristo ahura n'ibimuca intege, umukristo anyura mu misozi n'amataba, umukristo ibintu akubitana nabi bituma yibagirwa urukundo rw'Imana. Byose tubiganiraho. None arambwira ati sawa, ati ngiye kubyandika. Ahubwo yanditse ibitero 3 yanditse ibitero 3. Ndamubwira nti no, ibitero 3 ni byinshi. Hanyuma hari n'ibyo twaganiriyeho mukosora, ndabwira nti hano andika gutya. Donc on a travaillé en collaboration. Twarakoranye kugira ngo izo couple azandike. Ndashimira Imana cyane kuko iyo ndirimbo uno munsi ifasha abantu benshi
kandi ashimana ko mbaga nawe twakoranye neza.